warushye se? Ntabwo ari cyane ariko ntabwo byahora. Ese wari ugiye he? Ubu nanjye sinzi iyo nari ngiye rwose. Ese mu rugo ndiyo njyenyine, ku ishuri sinkijyayo. Nyine biba byancanze. Ese Fani ko numva nawe ushaka wavutse muri ibi bibazo gusa bimeze bite? Si ubundi navukiye iki kugira ababyeyi ari nkaho ntabwo ufite. Humura ariko ubwo ugeze hano sibyo? Ndashaka kugusobanurira buri kimwe. Ngaho ugenda ubika akabaga kawe mu cyumba hanyuma ugaruke. Ikibazo. Sawa. Fani? Asiko nagiye no kukugurira ukanga kurya ngo urashaka shokora. Hano umugozi yaraducitse ntawe yigira. Nta kibazo ntabwo ari zo nshaka. Ibyo washaka ese ubu wariye? Ntabwo ushaka kurya? Ntabwo ndabishaka. Okay. Ntabwo ari byiza sibyo? Niba ubayeho nawe mu buzima bubi mu rugo ugomba kumenya ukundi kuntu wabaho. Hano ntabwo ariko bizamera sibyo? Hano nta mukozi mfite, mushiki wanjye yarabuze, Cynthia yagiye ku ishuri, niwe wahoze umbaza cyane. Nesombi Cynthia, neso zaza ari uko bafunze. Nibafunga zaza. Ako nasubira ku ishuri muzajyana sibyo? Yego. Ubwo rero ndashaka ko banza ujye gushaka icyo urya urumva, hanyuma tuze kuganira ku buzima tubayemo. Hari ibintu nshaka guhindura, dore nanjye wumva n'aha ngaha. Okay, banza kwanza ujye kurya ibindi turaza kubivugana. Simana, bibaye ibibazo gusa muri aka kazi. Umunsi mfite abantu benshi icyarimwe, akazi kenshi. Si mwana we noneho ndaza kubigenza. Nta mukozi, nta sister, ntabwo bizoroha. Bizoroha kubera akazi mfite. Noneho ariko uyu munsi mfite n'amafaranga rero yeyeye. Mfite amafaranga 500 millions. Ayayayaya, uyu munsi ko ndeba ari uw'ibironda. Amafaranga ya kamanze nihamagarire Sweetheart numva uko ameze nawe ndamukumbuye. Halo? Halo? Chérie teta umeze ute? Sha waje mu rugo se ko nari ngukeneyeho gatoya, hari ikintu nagira ngo tuvugane. Wese nujya unkumbura? Ya ndiyo ndi mu rugo ahandi nimbukiye. Kaya kuno magamba net kuramo Uzambaye. kuramo Nakuramo rero. ese birakaze Tugura. ntacyo bitwaye Urarwaye? nabirenze nimara abakobwa baneye umutwe niba ndi kura amafaranga Abakobwa bari. hari abakobwa ikikorwa kimwe twabanaga cyitwa Mimi cyaranyibye. Mimi stories warazimbiye z'ikirikana nawe. None se ikihe kibazo si muri bite? ndumva nshaka amafaranga. Wani igihe cyose manumva amafaranga mfite nsigaranyeho makeya. Akiriye mbarire rata mama. Mfiteho makeya rwose ariko ndacyashaka andi. Urashaka amafaranga? Njye ngo urukundo ukaba amafaranga. Amafaranga afite. Ndabizi ko uyafite kandi ndagukunda. Nibyo ndimo muri uyu munsi ndimo ndashaka amafaranga kandi tuzayabona. Ariko uyu munsi ndashaka kukubwira ikintu kidasanzwe. Ikintu kidasanzwe aho mbwira rero uteze yombi. None se teta? Yes. Kuriya kuntu umbwira ngo ndashaka amafaranga, ndashaka iki.
nta bundi buryo twabikoramo ukanyurwa birenze ibyo. nyine niyo mpamvu nyine nakwitabye kugira ngo byose ubimbwire kuri gahunda kuko nanjye nshaka amafaranga cyane pe nshaka amafaranga. Uzi ikintu nshaka kukubwira uyu munsi? Wize ibyo bita ibihekane mu ishuri ya primaire. ndashaka kukubwira ijambo ririmo ibihekane bibiri bisa, nda na nda. ngaho icyo ndenda kuvuga ndaguha amafaranga. iyo ni nda na nga. reka nkubwire nda ndagukunda. Oh, merci beaucoup. Njye nari mbizi ko nkunda. Uzi ikintu nshaka nyuma y'ibyo? waretse ukajya umba hafi, ayo ushaka ukayiha nta kibazo. Ni wowe wundi ukenewe. ariko ndashaka kumba hafi. ndimo ndakubwira ngo niba wumva ko uzaba amafaranga nkeneye ni wowe muntu ukenewe ubundi kuko hafi ndakuba hafi pe. ibyo byonyine amafaranga ndayafite. sibyo? ntabwo icyo nshaka ko uzaza ukajya umfasha no kuyabara nibiba ngombwa. gusa mbere yo kubyemera hari uburyo nyabonamo nawe ndashaka ko uzajya umfasha kuyashaka. wambwira diro neza ko nizimeze. nyine ndaguhamagaye kugira ngo ubanze umbwire niba wumva ubye. urumva rero nk'uko nari mbikubwiye, njye nifuza ko mba hafi tukabana. njyewe pe nakwegurira byose ibyo ngushaka. niba uzaba amafaranga kubana se ni ikibazo. ese waguha urukundo amafaranga si ibyo? reka urukundo tugira amafaranga isi urarusubye. njyewe reka ndi lasa reka bivuge gutyo mvugisha ukuri kuko ntabwo urukundo se waruma sinarwambara sinarwisiga. ewe n'izi rinete zigura 5,000. ese amafaranga sinjya nyaguha nubibona. niyo mpamvu nyine reka iby'urukundo amafaranga nzahita mu mafaranga ntuzabonera urukundo rya. nta kibazo amafaranga rimwe ndayashaka. mubona bidahagije cyangwa wenda uzambwira ariko nzi ko naguhaye amafaranga ahagije. no mu bantu ubona amafaranga menshi pe kandi arishimye. hari umuntu tugiye kuvugana ugiye kuza hano maze mushake ubwo ni mu rwego rw'amafaranga. ariko utarayamara nizere ko uyu munsi utaramutsaho amafaranga. urabo bakeya wenda turazira ubusa urama na transport wenda nta kibazo. sawa. Sister bite? ntabwo mbyumva bibi ntabwo ibintu ni ibiki ubuse niba muje muri dore z'amafaranga wagira uje guhumbaza ko nemeye ko mukunda gusimanza tita Jackie ibintu byose birangira ntabwo nabyumva ujya kubona amafaranga bikanga bakanyiba none nawe ndeba ibintu ugiye kunkorera ni gute usoma undi mugore ndeba ubu nkawe ko kubuje mu biki ikibazo se yabaye tita wanyumvise nuko ngenda no uretse unyumve ntabwo nabyumva ibintu byakumvikana gute waretse tugashaka ibyo twavuganye ibyo mwabwo mushaka musomana. okay sorry makanya gato mvuganye nawe cyangwa uzicuza mu buzima bwawe kuko ushobora no kuzamura iteka ryose nanjye rero nakubuza. ufite iki kibazo? kuki nagira amahirwe mu buzima bwanjye? watuje ndabizi ko uri bonye ugumana n'inda zawe ugumana n'amafaranga yawe nta n'ikintu ngenzi nzongera kuvugana nawe. umva Beni uzicuza kandi gumana n'izo nda zawe ubundi ni njye nawe. wamwitoje teta niko sheri nako Beni nari nje nyine ngo tuvugane kuri za biro z'amafaranga. amafaranga yawe nayashyizeho uze kuyareba ariko nanjye hagati aho ndashaka umuzigo wanjye. umuzigo? umuzigo ariko nta kibazo ndawushaka rwose. ngewe gahunda zawe nazikemuye nanjye nshaka rero ibyanjye. none se washyizeho twavuganye za miliyoni 500? amafaranga yawe ariho ugenda uyareba. 500 yashyizeho? ariho. amafaranga ntabwo ari ayo tubuze, amafaranga ahari. ndashaka kukwinjira mu buzima.
ndabizi wenda ushobora kuba undakariye kubera ko nsanganye n'umukobwa ariko uriya nyine muzi gutyo wumvise ko ari n'umukene usaba amafaranga yaraje kunsaba amafaranga ariko nyine buriya kwiriza ko nta nuko nayamwibiye buri banki se nanjye se ndabizi ariko ntacyo ubwo wampaye ariya mafaranga nzamuha nako hari utubazo ngiye kumenyemura tukiri uzayamuha nyine oya yarabivuze uzayamuha ntacyo uzayamuha cyumva ayanjye n'ayanjye ayawe n'ayawe uzayamuhe uzayakoresha uko ushaka uko ubyumva kuko ari ayawe uyu munsi hano noneho utazanye umwana umwana narindi kwihuta kandi ntabwo yari ahari yari yagiye ku ishuri niyo mpamvu naje njyenyine n'iki kibaga kiba kimvuna aba harimo byinshi tuba dukina nyinshi kandi ndabizi wagendanye n'amafaranga amafaranga shyira hasi amafaranga aba arimo amafaranga ntabwo winjira. Wow, Devon. Bitese. Isawa tu. Aha hari izuba neza gahanga. Izuba ni igihe cyagera igomba kuba. Imvura twarayinubiye none izuba naryo turaryinubiye. Uraho neza. Uraho. Amakuru. Neza. Duherukana cya gihe. Ahubwo icara umbwira amakuru. Amakuru ni meza nyine n'ay'iki gihe. Izuba ririmo riragenda neza. Ugomba kuryihanganira. Nta migendekere myiza yatwikarira pe turakongoka. Nta kundi nyine cyane. None se andi makuru. Amakuru ni meza. Duherukana cya gihe rero umbwira. Uzaza kunsura umbwira amakuru ya murumuna wanjye Beto. zimeze uyu muzigo nawe abangaba kugira ngo ntago yandi nayemera ariko se mbona bijya kumera kimwe gusa nyine yamaye nyakeneye ariko abangaba burabona ko bahenze faranga arahari ntabwo tuzavugana nanjye iyo umuzigo mufashe nkagenda nkawudepoza ahantu nkabonaho akantu niyo mpamvu nanjye mba ngomba kugira ikintu nakugendera nta kibazo ngo tuzavugana turebe tujye mu biciro sha urakoze rero ubwo noneho ndumva atari ngombwa ko umuntu ajyayo aho bari nakwiteza abantu ubu ukeneye ryari njyewe isaha n'isaha mba ndi tayari ngiye guhamagara ba bahungu banjye dupange uburyo nzaguhamagara gusa umpaye amafaranga ashyushye ahubwo hari amafaranga twari no kuyasangira ariko ndashaka kuzakubwira ikintu kimwe igihe cy'ubwo ubushize narabikubwiye nibereye mu kinya mbona ntunyumva nifatiye akantu ni igiki nshaka ko tuzajya mu yindi diro yo gukundana njye nawe gukundana uriya ntumwiteho uriya murekeye gukundana mu kazi njyewe njya mbona usa n'umuntu nzi kera tukiri batoya ariko kera uzi kera hari umuntu nzi imana twiganye tubana neza turi mu kazi tuzavugana ibyo bigomba kuza nyuma y'akazi tukabishakira umwanya tukabitanga ubwo turi mu kazi sawa genda ndaza kuguhamagara reka mpite mpamagara abatipe banjye twuzuze gahunda ngo ndakubwira uko bimeze Devon ndabizi neza uzaho n'umwana wanjye sha nkuko nabikubwiraga cya gihe ntabwo nzi ahantu Devon urahazi njye ugomba kumbwira aho murumuna wanjye ari ntabwo nabyemera n'ibisebya birimo umva murumuna wanjye niwe wenyine tuza rwose tuza none twumvikane uri mu rugo rwanjye ugomba kumbwira aho murumuna wanjye ndabizi rwose ko ndi mu rugo rwawe ariko mbwira rero mbwira ahantu murumuna wanjye ari sha nawe urakara nabi kabisa reka nkubwize ukuri urabizi Betty yari inshuti yanjye si wari ubizi ndabizi none se umuntu bita Beni uramuzi Beni ndamuzi yigeze kuza no muri alimentation yanjye ari kumwe n'umwana w'umukobwa ariko ibyo ngibyo ntago wabimbwira ndabyumva njyewe Betty ndamuzi muzi ari kumwe nawe ugomba kumbwira rero ahantu ari good niba umuzi rero ni byiza Beni nawe yabashatse kwivanga mu rukundo rwanjye na Betty urabyumva ndabyumva mbwira ubwo rero arwivanzemo mbona nawe ngo yaramukundaga ashaka kubyivangamo ibintu biba imiserero kandi Betty yari atwite umwana wanjye yes noneho ko numva mwari mugeze aho murengera ngo
beta Tuza, agatinyuka agatwita ntanabimbwira tuza nkubwire ari murumuna wanjye ari we wenyine tuvukana. tuza nkubwire urabizi ko Please Devon, urabizi ko ugomba kumuzana byanze bikunze cyangwa ukambwira aho ari ibyo ni nkamusanga. byiza cyane, humura urabizi ko Betty twakundanaga kandi yabikuganirijeho, rero byabaye ngombwa ko turyamana mutera inda kandi nari mbiziho se mwarabimbwiye mwigeze mubimbwira. Okay, nubwo tutabikubwiye wasanga ari nk'agakosa kabayemo, ariko turi mu nzira yo kuza kubikubwira mu buryo busesuye buciye mu nzira nziza. Okay, munzanire rero ndamushaka ndebe ko ari na muzima wenda mwaranamwishe. Reka dukomeze iyo story nkubwire uko nimeze. Ben akimara kwivanga mu rukundo rwanjye na Betty, ashaka Betty, byabaye ngombwa ko Ben acura n'umugambi mu byo kugira ngo yivugane Betty. Ibyo se byari birimo cyane rwose. Ndashaka kumubona ari muzima, ibyo umbwira ntago mbyumva Devon. Umva reka ugomba kumbwira abantu ndabyumva rwose Jennifer, mbabarira ndabyumva rwose, mbabarira ntusobanura uko bimeze. Ndashaka kumwica. Nicyo cyanzanya aha ngaha. Ibyo byo kumwica nibyo numva. Nicyo cyanzanya ngaha, reka ndashaka kumubona hano ari muzima nyine. Nukuri pe. Ibindi umbwira ntago byumva. Aha reka nkomeze nkubwire, reka cururuka rwose Jennifer Betty arahari nta n'ikibazo afite. Byagenze gutyo, mushakira passport, mwohereza hanze, ajya kuba mu buryo bwo kugira ngo Ben atazamwivugana. Nsigare ndwana urugamba rwanjye na Beni, ariko Betty yaravuyemo yaragiye. Nyuma nibicururuka nzamuhamagare agaruke. Yewe niba unakeneye nimero nshyashya ari gukoresha, ndaza kwiguhereza muzavugane mvuka ibyo uri kumbwira ntago nabyumva, byibuze numva ijwi rye. Nukuri kw'Imana pe. Humura. Ndabizi Betty yarankundaga nka mwene nyina yakundaga wenyine twavanye mu ndimi. Niyo mpamvu rero nshaka kumva n'ijwi rye nkumva ko agihumeka. Noneho uko bimeze, humura nimero ndaza kwiguhereza mu kanya kuri WhatsApp, telefone yanzimanye ndaza kwikohereza kuri WhatsApp uzamuvugishe. Okay, bitarenze uyu munsi Devon. Kuko ntibirenze uyu munsi ndajya kukurega mu buyobozi. Sawa, reka ngende ubwo muwe na gahunda yihuta, ndaza kuguhereza kuri WhatsApp. Mubwiye uyu munsi. Ahubwo ndasohoka ngaha. Uyu munsi no urenza please. Cyane ariko kareo kaje mu ndahita nkiguhereza rwose. Sawa. Kandi merci. Singuherekeje. Shana urakara nabi, urakara nabi. Twakora amahano. Warunyivuganye pe. Sawa, umugire umunsi mwiza. Kuko twunguherekeje twakora amahano mu muhanda, afite umujinya mwinshi. Urabona uriya muginga ngo ni Beni, azanyibwirizwaho ngo aranzi kandi azi makuru ya murumuna wanjye, buretse nawe ndaje mangane nawe. Ewana amafaranga ndayafashe, abakobwa baratorotse, ndi mu rukundo, akazi kamenya bigiye kunshanga, se none ndabigenza ntibati, ariko ntacyo nshaka abakiriya banjye baze, abanye narananiwe, kugira nshakire undi baza ari babiri wenda birashoboka. Okay, ndabona ari cyo gikuru kabisa, reka nshake uburyo bigendamo. Beni no gupanga ndi mapanze na pastor naramunaniye. Halo yo Peter, ndabashaka ahangaha byose.